urasamye gusa ubundi wari igiki bose utazi kumana yanjye noneho uyu mwana we yagiye he mana uyu mwana azanyikisha noneho papa Habimana we nta nubwo azi niyo nagiye ubu si uko ko ndabigenza ni wa mana we mana Habimana nawe ubu se Habimana ari hehe nawe uhari ubuse akomana reka negama nyine nakundi igihe bari buzire barakingura abantu baraba bataye umutwe bari mu murimo ubu se inshuro zose mbanje nkubura hawe uri hano hadafunguye habaye iki fungura se ntabwo wumva wowe akuba muzima fungura ninjire njana inshuro zingahe nkubura hakubundi ukikigira amatwira ubundi ugira amatwi akundi wa mugongeye bura hari ikintu kijya kinyobera uba wifashe wavuze ubuzi ko nabandi babyira umunwa wo kuvuga yego ubwo wagiye ngo wagiye guhinga wiriwe mu nzoga urasamye gusa ubundi wari igiki bose utazigiyemo ku cyano ahantu hagikinze kada umva nkubwiza ukuri nkwerurire urumva neza wombwira iki umva we umutono mu kibona ntabwo ari tewe si urumva neza nta kibazo genda ikibuno wowe uri iki ntacyo uko ubishaka ubivuge gutyo haba muri gusokura nta kibazo mwana wanjye nta kibazo ariko ubundi Habima barinda iyo banduka ubundi wowe wari wagiye hehe nagiye kuburira ibitotsi byantwaye ntago twanye reba ibitutsi byose iso barinze kunuka aba yanzengereje yanesheje umutwe ngo twakinze ngo turamukingirana yaramevona ese bimeze bike mwana uri kunshaka byihutirwa okay ugiye he ngugiye abo ni bana bari kuguhamagara kuri phone nyine yanshuti yanjye burango bwa Ivona nabonye ubinshuti n'utwana wakushigisha ni ukuri kw'Imana mbona ntabwo ndatinda singwa se inyaruka nyine ubanguka amakuru barukomeye Habima bimeze bite Yesu meze neza ko wacupiye se nise shahu nagirane gute umva nkubwire rero mbwira neza buriya hariya mfite akagabo nikangurira amavuta nikagira gute habe na rukotori ya 500 uzi yuko ejo bundi hari umuntu yakumbajije kagira ingara gushaka yego nose wonafatika mana Yesu Mana yanjye bakwira mugabo w'imbwa sironora yakumarira iki ubona ari kubiceri Yesu ubu nawe nzasa neza nkaho nje nambara utumini nk'utu ngutu reba kuntu manza reba kuntu barambaye neza nangira mbwa ngo ni papa Habimana ndaje ndabireka ndayivaho wavuye kumusega oya we ariko umugabo wanjye nubwo arankunda kandi nawe ndamukunda uzahera muri ibyo ngo umugabo ngarankunda none we kuntu usa nose mana tutarajya kure vava mbwira mushuti wawe Kadete yasigaye ko namubuze sha ndamukumbuye namukumbuye sha ejo bundi Kadete yeruka kumbaza nyine ngarashaka akazi namurangira job nyine i Kigali yingo asigaye yibera ubu nawe asigaye ameze neza ubungubu ese wakubonye yakumenya we Yesu nese we naka nimero ke wama nyine ngo nzabashe kumuhamagara nimero naye gushakira ariko ukayibona yego sha nyine nari umukumbuye uzamuhamagara ukiri kuri uriya mugabo nese nagirane kareka nyine ndashaka kumuhamagara urumva noneho namuhamagara iwe agahita ndangira akazi nanjye i Kigali nanjye nkagenda ngasirimuka nkamwe uzemera guta kuri uriya mugabo wawe mbwo uvuga ngo umugabo wanjye
reka nanimbwa njyewe ntabwo nzabyita ibyo ngibyo umwana we azamusigarane nawe nzagenda ukwanjye ahubwo dupanga gahunda ngo n'ibyari rero n'ejo biramutse bigenze neza sibyo waza mu rugo tugahura amakuru y'imisira twarabonanye pe ngo guki ngo ka kazi shamani wawe nabonye nta byawe ubu uguma kuri uriya mugabo wawe w'imbwa shamwa nyine uratingiye kumbaza bawihera abandi nyine ubwo nyine sinzi niba bizakunda nyine uzashaka ukuntu izindi uzagenda nyine njye narakwinginze wanga kumva gusa ubwo njyewe uragira ngo nzabigenze ariko se ariko ngo nguki janye nibikunda nzakurabura pe se wemeye kuva kuri uriya mugabo wawe sha nyine nibikunda nzakubwira nta kundi ariko sha nyine hari ibintu nari ndimo bireka turaza gusubira niba nzaza kukureba iwanyu ntabwo mbizi ubwo rero sawa